n'umuco. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nitwemerere yakira icyifuzo cyacu, uwakongera amarushanwa mu bigo by'amashuri yo kuvuga no kwandika ikinyarwanda kinoze, abana bakagera mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimba ari abahanga bakoresha ikinyarwanda kinoze. Byaba imbarutso yo gukomeza gukoresha ikinyarwanda kinoze, twavamo abamutima b'urugo b'ejo hazaza, ababyeyi n'abarezi b'abana b'u Rwanda, abayobozi beza mu nzego zinyuranye, nk'uko ababyeyi Rugero Mpangwa yombi mutubera icyitegererezo. Byashoboka gutera ikirenge mu cyanyu, twavamo abahanga bagirira imiryango yabo igihugu ndetse n'isi akamaro. Munyemere twakire abahanzi bacu, umuhanzi Tuyisenge Jean de Dieu ndetse na Senderi. Tugiye kubaririmbira indirimbo za gakondo za hano twahanze tugendeye ku muco wacu w'ururimi rushamikiye ku kinyarwanda rw'ikirashi. Iyo ndirimbo tugiye guheraho yitwa Ikirashi. Izawe
wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco witabye Imana ku itariki ya 20 z'ukwa mbere muri uyu mwaka. Ndabasaba ngo muhaguruke tumwibuke. Yitwa Dr. Vuningoma James. Murakoze. Nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ukaba n'umushyitsi mukuru, Nyakubahwa Senateri Cyprien Niyomugabo, Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburengerazuba, Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Kirehe, Banyakubahwa mugize inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, intiti n'abakozi bakora muri urwo rugo, Banyakubahwa muhagarariye inteko z'umutekano, ingabo na polisi, Banyakubahwa muyoborirwa n'inzego z'igihugu muri hano, Banyakubahwa muhagarariye amadini n'amatorero hano, batumirwa mwese namwe bafatanyabikorwa, babyeyi, rubyiruko, Banyakirehe mwese. Mbere yuko mvuga ijambo nateguye, munyemerere nshimire abana bamaze kunyura hano, umurerwa watubwiye umuvugo mwiza n'imitavu yaduhanye ikaduhanura kandi itaturuta ubukuru. Nejerejwe no kuba ndi kumwe namwe mu birori byo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire muri aka karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ufite amateka maremare, washyizweho n'umuryango w'abibumbye
usaba ishami ryawo rishinzwe iby'uburezi, ubumenyi n'umuco n'ikoranabuhanga mu ndimi z'amahanga bita UNESCO kuzajya wizihizwa ku isi hose ku itariki ya 21 Gashyantare buri mwaka. Ubwo hari mu 1999. Mu Rwanda byatangiye kujya mu bikorwa mu 2002. Uyu munsi ukaba ari ku nshuro ya 17 tuwizihiza. Kubera ko uyu munsi ari umunsi mpuzamahanga, mu bisanzwe UNESCO igena insanganyamatsiko ku rwego rw'isi, ariko ntibibuza ko buri gihugu ku ruhare rwacyo ugena insanganyamatsiko bitewe n'icyerekezo igihugu gifite n'ibyo cyifuza kugerayo. Niyo mpamvu ku rwego rw'u Rwanda uyu mwaka insanganyamatsiko twihaye ari yayindi mwumvise abana bagumye gusubiramo, dukoresha ikinyarwanda kinoze twese. Burya mu kinyarwanda baravuga ngo amagambo aryoha asubiwemo. Ninza gusubira mu byavuzwe, ntimugire ngo ni uburondogozi bw'abakuze, ni ukugira ngo nshimangire agaciro n'ireme ibyavuzwe bifite. Koko rero ikinyarwanda ni ururimi ruduha kuba abo turi bo, nirwo ndangamunyarwanda yacu, nirwo ngobyi y'umuco wacu mu mpande zose z'igihugu. Ni umurage wacu twarazwe n'abakurambere, ni umutungo ukomeye cyane w'agaciro gakomeye. Niyo mpamvu ururimi rwacu dufite inshingano zo kurubungabunga, zo kurukunda, zo kururengera, tukarurinda ibyonnyi n'ibirwangiza, haba mu bivugire haba no mu myandikire. Twese nk'Abanyarwanda ni twebwe bene urwo rurimi mu ngeri zinyuranye: abayobozi, ababyeyi, abihaye Imana, abashakashatsi, abahanzi, abanyamakuru, urubyiruko. Twese dufite iyo nshingano yo kurengera ubusugire bw'ururimi rw'ikinyarwanda, tukarwiga, tukarwigisha, tukarukoresha kandi tukaruvuga neza, tukarunoza. Imitavu yabiduhwituriye, ibyo bavuze buri wese azihatire kubizirikana no kubishyira mu bikorwa. Nyakubahwa Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Nyakubahwa Munyamabanga Nshingwabikorwa w'Intara y'Uburasirazuba, bayobozi b'ingeri zose zinyuranye, babyeyi, barezi, bana bacu. Ku rwego rw'amategeko ikinyarwanda kirarengewe. Iyo ugiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 uko ryavuguruwe kugeza muri 2015, bisobanuye neza ko ururimi rw'igihugu ari ikinyarwanda, ndetse kikaba n'ururimi rw'ubutegetsi kimwe n'izindi ndimi ari z'Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igiswahili bacyongeyeho. Wajya mu yandi mategeko n'amateka ugasanga ikinyarwanda cyarahawe umwanya mu mashuri no mu buzima rusange bw'Abanyarwanda. Ubu nta muntu ukwiye guhanwa cyangwa ngo avutswe uburenganzira bwe azira ko akoresheje ururimi rwe kavukire ikinyarwanda. Ndagaruka ko ku mpanuro z'imitavu babitwibukije. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu dusangamo nanone igika kigira kiti ikinyarwanda umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ibi bitwereka ko Abanyarwanda dufite amahirwe yo kugira igihugu kimwe, umuco umwe, ururimi rumwe n'amateka y'igihe kirekire dusangiye, bigomba gutuma n'imyumvire yacu bimwe, tukagana heza, bikaduha n'inshingano zo kudatatira umuco n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ndagira ngo nibutse ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizeho inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kugira ngo iyo nteko irengere ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco w'u Rwanda. Guverinoma yagennye inshingano, imiterere n'imikorere yayo. Nyakubahwa Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Intara y'Uburasirazuba, bayobozi b'ingeri zose muri hano, babyeyi,
rubyiruko mu rwego rwo gukungahaza no kurengera ikinyarwanda. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco imaze gukora ubushakashatsi bunyuranye ku mivugire no ku myandikire y'ikinyarwanda ndetse no ku bukungu bukubiye mu rurimi rwacu. Banyakubahwa, hakozwe ubushakashatsi ku myandikire y'ikinyarwanda. Iyo myandikire yemejwe n'inama y'abaminisitiri muri 2014. Ubu irakoreshwa. Inteko nyarwanda kandi y'ururimi n'umuco ikaba yarahuguye abarimu bigisha bifashishije iyo myandikire. Ikindi, hakozwe ubushakashatsi ku bijyanye n'imivugire iboneye y'ikinyarwanda ndetse hasohorwa n'inyandiko yitwa Ntibavuga Bavuga. Abenshi murabikurikira kuri radiyo, kuri televiziyo no ku binyamakuru bimwe na bimwe. Ndetse ku buryo henshi abantu iyo babonye umuntu wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bavuga ngo harya ni wowe ntibavuga bavuga. Tuvuge imvugo iboneye, imvugo ikocamye tuyihorere. Turi igihugu cy'agaciro. Iyo uvuga imvugo iboneye nawe uri umuntu w'agaciro, uri umuntu uboneye. Ikindi cyakozwe ni ubushakashatsi ku mwuga w'ikinyarwanda kugira ngo tukigaburire ndetse duhere no ku mwuga w'ibinyabuzima, umuntu n'ibimera. Icyo gitabo kirahari. Kuri ubu turarangiza amwuga y'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Mu mwaka utaha tuzandika igitabo ku magambo y'ikoranabuhanga. Mu giherekeza ya myandikire y'ikinyarwanda handitswe ikibonezamvugo cy'ikinyarwanda. Igitabo nacyo cyarabonetse. Twegeranyije ubuvanganzo nyemvugo cyane cyane twita ku nganzo z'abanyarwanda tubona zigenda zisa naho zigiye kuzimira. Hakorwa ubushakashatsi ku masare, ku bihozo. Kuri ubu haregeranywa ibyakusanijwe ku mahigi mu turere dutandukanye tw'igihugu. Mu minsi ya vuba aha hazasohoka ibitabo, imbika-majwi n'imbika-mashusho, ndetse twifuza no kujya tubyerekana tufatanije n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru kuri televiziyo zanyu mukabyumva, ndetse no mu maradiyo yanyu naho mukabyumva. Dufite igitabo cyitwa Ndiga Ikinyarwanda kigendeye abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa mu mahanga. Dufite kandi n'amategeko y'igenantego aherekeza ya myandikire. Ayo mategeko akaba afasha abigisha ikinyarwanda yerekana urusobe rw'ikinyarwanda. Ndagira ngo mbamenyeshe banyakubahwa ko ubukangurambaga bukomeje. N'ubu ngubu nibwo turimo. Ndetse bariya abana mwabonye ko ari abafatanyabikorwa bakomeye. Ubukangurambaga umunsi ku wundi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ndetse no gutanga ubutumwa bunyuranye twifashishije itangazamakuru. Ibyo byose turabikora. Hari n'amahugurwa ku barimu b'ikinyarwanda, amahugurwa ku banyamakuru n'abahanzi, kuko abangaba ijwi ryabo rigera kure, bagomba kwitabwaho by'umwihariko kandi hari gahunda ihamye yo kubikora. Banyakubahwa, turabasaba mwese ko buri muntu yaba umukangurambaga. Dufate urugero rwiza ku mukuru w'igihugu cyacu nk'uko yabigenje igihe yasozaga icyiciro cya 12 ku itariki ya 8 z'ukwa 8 2019 mu mahugurwa yaragenewe indangamirwa. Yabaye nk'ukosora imivugire imwe n'imwe ikocamye y'ikinyarwanda. Ndetse dufatire n'urugero kuri aba bana b'imitavu baduhwituye mu bukangurambaga bwabo. Ikindi nshaka kurangirizaho ni uko dufite abafatanyabikorwa dukorana. Dufite inteko nyafurika y'indimi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yitwa AKALAM, tukagira akademi ya Tanzania, hari n'abandi. Uyu munsi turifuza by'umwihariko ko akarere ka Kirehe katubera umufatanyabikorwa w'Imena, kubera ko gafite ubukungu nyandimi bwihariye mu Runyagisaka no mu Rurashi. Izo ndimi zabo nazo dushinzwe
gukora ibishoboka byose ngo zitazazimira dufatanije na bene zo. Turabasaba ngo badufashe kuko dushobora kuvomamo amagambo akenewe mu Kinyarwanda aho gutira amagambo yo mu zindi ndimi za kure cyangwa z'amahanga zidafitanye isano n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Nyakubahwa Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Nyakubahwa Munyamabanga Nshingwabikorwa w'Intara y'Iburasirazuba, bayobozi b'ingeri zinyuranye, babyeyi barezi bana bacu, imishinga dufite yo kurengera no guteza imbere Ikinyarwanda ni myinshi, ibikorwa biracyari byinshi, ariko dufatanije twese tuzabigeraho nta kabuza. Ngo abagiye inama Imana irabasanga. Twumve twese ko bitureba, twihe intera imwe tuvuga tuti dukoreshe Ikinyarwanda kinoze twese. Murakarama, mugira amahoro. Nyakubahwa Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Nyakubahwa Senateri, Nyakubahwa Muyobozi w'Inteko Nyarwanda y'Umuco n'Ururimi, Intebe y'Inteko, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Kirehe, Muyobozi w'Akarere ka Ngoma, Nyakubahwa Muyobozi w'Inama Njyanama y'Akarere ka Kirehe, banyacyubahiro mwese muri hano mwitabiriye uyu munsi wo kwizihiza ururimi kavukire, ndabaramukije. Muraho neza? Mu izina rya Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, turagira ngo twifurize abashyitsi baturutse hanze y'Intara y'Iburasirazuba ikaze. Babifurije ikaze mu karere, ariko nk'abaturutse i Kigali banyuze Rwamagana, banyura Kayonza, banyura na Ngoma, aho hose rwose bafite ikaze. Turashimira ubuyobozi bw'igihugu bwahisemo ko uyu munsi ubera hano mu karere ka Kirehe muri iyi Ntara y'Iburasirazuba. Ni agaciro gakomeye kuko byaduhaye umwanya wo kugaragaza ubukungu buri muri iyi ntara, ubukungu bwagaragariye mu buhanzi bwizihiza ururimi rw'Ikinyarwanda, ubukungu bwizihiza ikirashi. Nk'uko byavuzwe n'abambanjirije, nk'uko byavuzwe n'abahanzi, ururimi ni ikintu gikomeye kuri ba nyirarwo, ni indangagaciro ya ba nyir'ururimi. Niyo mpamvu rero tugomba kurwizihiza, niyo mpamvu tugomba kuruha agaciro mu ruhando rw'izindi ndimi zishobora kuba zivugwa aho turi. Nk'uko benshi babigarutseho, n'indirimbo y'igihugu cyacu ibigarukaho, ikabigaragaza igira iti umuco dusangiye uraturanga, ururimi rukaduhuza. Ni ururimi rwacu nk'Abanyarwanda, ni ururimi rugaragaza ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda. Ni ngombwa rero ko turushyigikira, tukaruha agaciro, kuko narwo niko gaciro kacu. Dukwiye kururinda, tukarurinda nk'uko Intebe y'Inteko yabivuze, tukarurinda ibyonnyi, tukaririnda kumirwa n'izindi ndimi. Imitavu yabidusabye iti rwose ntimukadutume kwa shangazi, mwibuke ko ari kwa masenge cyangwa se kwa marume. Hari abavuga ko Ikinyarwanda gikennye. Ntabwo ari Ikinyarwanda gikennye, ahubwo n'ubivuga ushobora kuba akennye mu rurimi cyangwa se mu muco. Ikinyarwanda kirakungahaye, Ikinyarwanda